Burya ngo akabando k'iminsi gacibwa kare kakabikwa kure. Ibyo bimenyesha ko intsinzi yose irategurwa igaharanirwa. Bruce Melody kuva mu buto bwe yarahatanye, none ubu ntitwatinya kuvuga ko ari ku gasongero k'umuziki nyarwanda ubwo ibikorwa amaze gukora n'ibihembo amaze kwegukana. Uyu ni umwe mu bahanzi bakunzwe kandi bakize mu Rwagasabo no hanze yaho. Nta kabuza wamaze kumva indirimbo nka Catherine, When She's Around, Samoya, Caterpillar, izi zikaba ziri mu zamamaye cyane. Ariko se Melody ni muntu ki? Kuririmba byaje bite? Melody yakuriye mu buhe buzima? Ubuzima bw'urukundo bwe buhagaze bute? Twaha ikaze muri iki kiganiro aho tugiye kuganira ku mateka ya Bruce Melody. Amazina ye ni Tahiwacu Brice wamamaye nka Bruce Melody. Yavutse ku wa 2 Werurwe mu mwaka w'1992 kwa Nyirinkwaya, ariko wabo yari mu karere ka Kicukiro i Kanombe. Avuka mu muryango w'abana 4. Ubu muri 2025 Bruce Melody afite imyaka 33. Papa we ni Bihangana Gervais yitabye Imana ubwo Bruce yari afite imyaka 3, naho mama we Muteteri Verena yitabye Imana ubwo Bruce yari afite imyaka 20 muri Nzeri mu mwaka w'2012. Amashuri abanza yayize muri Ecole Primaire Busanza na Groupe Scolaire Camp Kanombe, naho yisumbuye ayiga kuri Fote Kanombe, asoreza muri Lycée Islamique de Rwamagana. N'abandi benshi batabyize ku Nyundo kugira ngo impano ikore yakoze aririmba muri korali, nyuma yaje kumenya ko ari indirimbo zitandukanye na korali ubwo yumvaga indirimbo za Kigali Boys. Iri yari itsinda rigizwe n'abasore 3. Atangira kubafata nk'ikitegerezo cye muri muzika, yumva azajya ku rwego nk'urwo bariho, ubwo nibwo yatangiye kwandika indirimbo ye ya mbere. Mu gushyirwa mu mwaka w'2019 ubwo yaganiraga n'Igihe Culture, yatangaje ko mu gihe yari mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza hari umunyeshuri biganaga wamubwiye ko yamujyana muri studio, bituma yiba amafaranga iwabo maze yahuwa umusore ngo amujyane muri studio, ariko byaje kurangira umunyeshuri abuze. Nyuma y'umwaka aza kugaruka ibintu byaroroshye. Bruce Melody ntiyacitse intege, yarakomeje aza gufata urugendo ajya kureba Kigali Boys ubwo yarageze mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Yarabaririmbiye bumva aririmba nkabo, aha niho bamufashije kumugeza muri studio ahora na producer Jackson Dadu. Iyo studio yari ihereye mu bice by'Inyamirambo mu Ntaraga, buri gihe avuga ku ishuri akajyayo n'amaguru. Aba producer batandukanye bagenda bakorana nawe ngo bakore indirimbo ye, ariko bikagorana kubwo habaga hari abahanzi benshi bagezweho muri iyo minsi babanzaga gukorerwa indirimbo wakaza kwibukwa nyuma. Rimwe bamugezeho agira icyizere ko ari butahana indirimbo, ariko ubwo indirimbo yari itarangira neza umuriro waragiye, kandi wari uri gukorerwa ni wo wagombaga kugura umuriro. Kubona amafaranga yo gutega kuyabona byari bigoye, birumvikana y'umuriro ntiyari kuboneka. Bruce Melody guhuza n'abaproducer ngo bamukorere indirimbo bikomeje kugorana, yaje kubigenza ate? Bruce yaje kubona ko abaproducer bari kumugora, aza kwigira inama yo kwegera abaproducer ngo amenye production bizatuma akora indirimbo ze atagiye kubashakisha. Yaje kwiga gutunganya amajwi y'indirimbo bizwi nka production muri studio ya Amag The Black yari iherereye i Kanombe. Aha muri iyi studio nyakwigendera Junior Multi System niwe wigishaga production, abitwa Piano Production na Jimmy. Bruce nawe yabaga arebera ku ruhande akabyiga kuko we yarazi cyamujyanye muri studio. Abakiriya barazaga bagakorerwa na Jimmy na Piano Production. Umunsi w'amahirwe waraje ubwo Piano Production na Jimmy bagize inshingano nyinshi bikajya batuma babura, bituma Bruce Melody ari usigara ukorera abakiriya bazaga gukoresha indirimbo. Baza kugira ibyo batumvikana na boss wa studio ari wa Amag The Black arahava. Nyuma witwa Brezo wo muri studio y'i Masaka yaje kumuhamagara kuko yari amaze kumenyekana, nawe barakorana akora nk'umuproducer. Nyuma yaje kuhava ajya gukorera Rwamagana, hano kandi bituma aba ariho akomereza amashuri. Aza kuhava ajya mu yindi studio i Kibungo. Nyuma asoje amashuri yisumbuye yabonye ashaka kuguma mu murongo umwe, aha niho yaje kugaruka muri studio y'i Kanombe ya Amag The Black, aho witwa Munyaneza Janvier yaramaze kuyigura. Aza kujya inama yo kujya kwa Lick Lick muri Unlimited Records y'Inyamirambo kugira ngo amwigishe production kurushaho, azajya akora ibintu byiza bitume bishyura menshi. Bagezeyo basanga Lick Lick afite gahunda yo kugenda, ariko muri studio hari harimo na Fazo. Ubwo yahise yegera Fazo amwigisha production. Nyuma Bruce Melody yaje kuririmba ngo yumve uko bimeze, Fazo abyumvise amugira inama yo kureka production ahubwo akaririmba kuko yamubonyemo impano y'akataraboneka yo kuririmba. Bafatanyije gukora indirimbo ye ya mbere yitwa Ngiye Kubivuga. Aha niho Fazo yamufashije kuyijyana ku maradiyo atandukanye, abona barabikunze bakomeza gukora n'izindi. Munyaneza yaje kugurana Unlimited Records ikoreramo Fazo abigiriwemo inama na Bruce Melody. Bruce ubwo abatangiye kubarizwa muri Unlimited Records atyo. Bashyizemo imbaraga basohora Uzandabure n'izindi zatumye amenyekana cyane.
Nk'umuntu wese ushaka gutera imbere, iyo abonye hari ikindi yakora kikamuteza imbere aragikora. Bruce yagiriye inama Fazzo ko bajya kwihugura kugira ngo bakore indirimbo nziza kurushaho. Ntibabyumvikanyeho bituma batandukana. Muri icyo gihe nibwo mama wa Bruce Melody yitabye Imana. Nubwo bitari byoroshye, nyuma yo kubura umubyeyi yarakomeje ajya kwa Piano Production bakora indirimbo yitwa Yokoyowe. Mico yabonye ukuntu Bruce Melody akora neza, amuha igitekerezo cyo kujya muri Super Level kuko Super Level yari ikize cyane, yumva ko yamufasha kwagura imbibi, imiziki ye ikagera hanze y'igihugu. Mu mwaka w'ibihumbi 2014, Richard Boss wa Super Level na Bruce Melody bumvikanye ko Bruce Melody azajya afata 50% ariko batarasinya. Gusa Bruce aza gukora ikosa ryo gukora ikintu atavuganye n'umuterankunga we Richard, bituma ahindura imyanzuro amuha 30%. Iki cyari icyemezo gikakaye, ariko kubwo Bruce Melody yagombaga gukora kuko umubyeyi we yari yatashye kandi afite abana bo mu rugo agomba kwitaho, kuko kandi no gusaba akazi ntibiba byoroshye, umuziki yagombaga kuwukora. Aho niho mu mwaka w'ibihumbi 2014 yasinye amasezerano y'imyaka 4 ko azajya afata 30%. Nibwo bwa mbere yuriye indege ajya hanze muri Uganda, akora indirimbo nk'iyitwa Injwi yakoranye na Jamal, akorana Haro afatanyije na Fiye, aza kwitabira na Primus Guma Guma Superstar. Aha yabonye umwanya wa gatatu, ubwo Dream Boys yabonye umwanya wa kabiri, naho Jay Polly niwe wegukanye igikombe ku mwanya wa mbere. Ubwo kuba wa gatatu bamuhaye miliyoni 1 y'amanyarwanda, atahana 70,000 kubera basinye 30%, kandi hakaba hari amadeni yafashe. Iyo Richard yayakuye muri miliyoni 1 hasigara make cyane. Bruce Melody amaze kubona ko 30% ntawe yamugeze yakoze iki? Kubera 30% yabonye ari make cyane, amusaba ko basesa amasezerano. Boss warabyanga, amusaba miliyoni 18 z'amanyarwanda, kandi Bruce yari ataranatunga miliyoni 1. Yabonye imyaka 4 ya 30% atazayishobora, asa gushaka metre amufasha kuburana, birangira ari bwishyure miliyoni 2,100 by'amanyarwanda, arayashaka arayatanga. Mu mwaka w'ibihumbi 2015 yavuye muri Super Level, aza kongera kwitabira Primus Guma Guma itwarwa na Knowless. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 yagiye muri Coke Studio aririmba yitwa Ikinya ndetse na Twatoye Twatsinze, bikomeza kugenda neza. Icyo gihe ntiyaje muri Primus Guma Guma Superstar, ariko mu mwaka wa 2018 nibwo yongeye kwitabira Primus Guma Guma Superstar maze aranayegukana. Nyuma yaje no kujya muri Cloud9 Entertainment muri Gashyantare 2020, naho muri 2021 yakoze amateka aho yakoze igitaramo cy'akataraboneka muri BK Arena kitabirwa n'abatari bake. Mu mwaka wa 2022 yaje guhura n'umujejeta Faranga Coach Gael, ibintu abishyira ku rundi rwego, aza kurenga Afurika ajya no hanze yaho, aho yanakoze indirimbo yitwa When She's Around afatanyije na Shaggy wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse yakoze n'itwa Beauty on Fire yakoranye na Joy Boy. Melody yazamuye abahanzi benshi harimo Juno Kizigenza ndetse na Kenny Soul. Nkuko yabiririmbye mu ndirimbo ye yitwa Bado, ati dore nabaye cyamamare, nibyo koko ni icyamamare, aho ubu ngubu akurikirwa n'abantu 1,200,000 ku rubuga rwa Instagram. Si ibyo gusa, abarenga 718 bahisemo kumukurikira ku rubuga rwa YouTube. Abantu benshi bamukundira indirimbo ze nziza ku bwijwi ryiza n'injyana nziza, ndetse n'uburyo aganiramo atebya asusurutsa. Ibikorwa byarivugiye, ubu afite ibikombe bitabarika harimo Primus Guma Guma Superstar 2018, Salax Awards, Kisama Awards, High People, The Choice Award, Isango na Muzika Award, Trace Award ndetse n'ibindi. Hari mu bahanzi bake kandi bifotozanyije na His Excellence Paul Kagame. Mu buzima bw'urukundo, Bruce Melody ku myaka 17 yakundanye na Catherine, nyuma baza kubana bamaze imyaka 5 bakundana. Uyu mugore we kandi akaba adakunda kugaragaza ubuzima bwe mu itangazamakuru. Mu mwaka wa 2015 havuzwe ko yateye umukobwa witwa Gasaro Diane inda, nyuma akamwihakana. Ibyo byamenyekanye ubwo yishimiraga studio yiwe nshyashya yafunguraga yitwa Igitangaza Music Studio y'Inyamirambo, aho bagiye kubona babona umukobwa aje ahetse umwana aje gusaba indezo. Ibyo bintu byaravuzwe cyane, bituma mu kazi ke agenda ahura n'imbogamizi zitandukanye, gusa byaje guceceka biza kongera kuvugwaho mu mwaka wa 2023 ubwo Gasaro Diane yandikiraga 1:55 AM avuga ko Bruce adatanga indezo, ko nibyanga yitabaza ubutabera. Umwana we w'imfura yabyaranye na Catherine ni umukobwa witwa Itahiwacu Brita, wavutse ku wa 12 Gicurasi 2015, naho umukobwa we wa kabiri yavutse mu mwaka wa 2019. Mu mwaka wa 2020 ubwo urukundo ntagereranwa akunda umugore we nk'umuhanzi, yamuririmbiye indirimbo yanamwitiriwe yitwa Catherine yuje amagambo y'imitoma.
nta bukwe barakora, akunda gutebya avuga ko ubukwe ari ubwo gushimisha ababyeyi kandi we akaba ntabafite. Ku kaboko k'imoso Bruce afiteho tatu yanditseho ijambo Pride ndetse hariho n'igishushanyo cy'abakobwa be aho yisobanura avuga ko abakobwa be ari bo shema rye. Naho ukuboko kw'indyo handitseho 27 Ukuboza 2009 aho yasobanuye ko arizo tariki yakundanyeho n'umugore we. Izi akaba yarazishyizeho nyuma y'uko avuye muri gereza y'u Burundi kubera umuntu bari bafitanye ikibazo. Nyuma y'igihe kinini kigera ku myaka 10 adasohora album, yasohoye album ye ya kane ahita Colorful Generation. Iyi album iriho indirimbo 17 hamwe n'eshatu z'inyongera bita bonus track. Izi kandi zikundwa n'ingeri zose, yaba umusaza, urubyiruko, umwana, bose bisangamo, ari nayo mpamvu yiswe Colorful Generation. Mu kiganiro yagiranye na Babo muri The Choice Live, Bruce yavuze ko afite indirimbo zirenga 200 ariko ubu yahisemo gusohora indirimbo 20 kuri album ye yakoranye n'abaproducer batatu aribo Element, Keys na Madebeat. Bruce kandi avuga ko hari indirimbo enye zitagombaga kubura kuri album ye, harimo yitwa Umunsi Ugenda yakoreye umubyeyi we n'abantu babuze ababyeyi babo, hamwe n'iyitwa Maya, hakaza n'iyitwa Wallet ndetse na Nzaguha Umugisha ya Gospel. Nk'abandi bahanzi benshi, Melody akora ibishoboka byose kugira ngo indirimbo asohoye bari yihiga izindi, haba mu gutegura amajwi cyangwa audio, kubwo kwibanda ku myandikire irimo ubutumwa hamwe n'ijwi ririmba riryoheye amatwi. Si ibyo gusa, n'amashusho abaryoheye amaso ku buryo ishira wumva washakaga kureba byinshi kurushaho. Uyu kandi aba afite indirimbo nyinshi ziri muri studio yajya gusohora akareba inziza cyane bitewe n'igihe kigezweho. Ikindi wamenya kuri Bruce Melody ni uko afite imigabane muri Kigali Universe iherereye hejuru kuri Chic. Iyi ikaba irimo restaurant, ikibuga cy'iteranamakofi, ikibuga cya basket, ikibuga cy'umupira w'amaguru, aho bakinira bowling game, aho bakinira classic arcade game ndetse n'ibyumba biberamo inama. Bruce Melody yatangaje ko umuziki yawugiyemo kubera urukundo rwawo, ko nta gahunda afite yo kurekera kuririmba keretse abaye arwaye cyangwa Imana igize ukundi bigena. Ikindi kandi ibindi akora hanze y'umuziki akora bitagoye, iyo abonye bigiye kubangamira umuziki arabireka. Bruce Melody agira inama abahanzi batarazamuka ko niba bifuza ko abafasha barekera kubimusaba bamubwiza amagambo ko bakeneye ubufasha, ahubwo ko bamwereka ko bazi kuririmba akabona kubafasha, nka wa mugani ugira uti ibikorwa biruta amagambo. Kuba ugeze aha ni uko bakishimira kudushyigikira ukanze subscribe. Ndagushimiye ubwo ubikoze. Wakoze kubana natwe muri iki kiganiro cyagarukaga ku mateka y'umuhanzi Bruce Melody.